icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Nemaje kujuza imyaka 12. 12? washatse umugabo ufite imyaka 12? byari byagenze gute se? Abana banjye babiri ndabagaburira iyo mbonye icyo kurya bakarya, nabona baburaye nkanjye nkaburara, cyangwa nanjye nkajya gusaba nkabona icyo nabisha n'abana banjye. ubuzima bw'umuhanda wabwisanzemo ryari? Njye nagiye mana afite imyaka 7. Imyaka 7. ndayarya andi nakaguramo tineri. aka gatineri kagura angahe? Wenda ugiye kugura tineri ugura nk'iyangahe? 1000. Ibigera nkahe ugereranyije? Kaba kuzuye? ukagakoresha nk'iminsi ingahe? Umunsi. Aka gatineri nk'iyo ugafite kagufasha iki? Kamfasha kugabanya stress zo mu mutwe. Stress ziragabanuka koko se? Ubundi izi ngizi tuzizi ku bantu bajya kufura imyenda, ariko wowe ngo kagufasha kugabanya stress. bari barimo baguserereza ngo uriya mukobwa ngo warurwaye, ngo hari ukuntu ngo mujya mwiretana bavuga ko rwose ushobora no kuba waramuteye inda. Wabikize? Umukobwa ndamukunda, kandi niyo naba narayimuteye nayirera. Wayirera? Nayirera. Wayireresha iki? Wayireresha iki? Arabanje ndwara malariya, nkazaza ndwara umutwe, nkazaza ngira umuriro nijoro. wowe uza mu muhanda wari uvuye hehe? Ariko barabizi kuba mu muhanda. Iyo papa wawe se wenda muganiriye ukamubwira ko mu buzima bw'umuhanda, hari nibura ajya akubwira ati ubuzima buvemo, cyangwa arakwihorera? Arambwira turabasuje kandi twongeye kubaha ikaze. Tugeze ku bandi basore ndetse n'umumama, ariko nawe ni umumama wisanze ari mu buzima bw'umuhanda. Tugiye kumwakira rero tumuhereze ikaze, hanyuma nawe atubwire ukuntu biba bimeze, ese yisanze muri buno buzima gute, byara byagenze gute, abayeho gute. Uraho neza mama? yego. Amakuru? Ni meza. Amakuru ni meza. Tugusanze rero mu buzima bw'umuhanda, ariko kandi nanone hari bagenzi bawe twe twabashije kuganira kare, nuko batubwiye yuko hari abantu bagiye kwa muganga kuvuza mugenzi wabo, sibyo? Abo twajyanye nyine. Yego, tugize amahirwe turababonye. Mbere na mbere ubayeho ute n'urubyaro, kuko hatariho kamera watubwiye ko ufite abana babiri kandi uri mu buzima bw'umuhanda. Abana banjye babiri ndabagaburira iyo mbonye icyo kurya bakarya, nabona baburaye nkanjye nkaburara, cyangwa nanjye nkajya gusaba nkabona icyo nabisha n'abana banjye. ubuzima bw'umuhanda wabwisanzemo ryari? Njye nagiye mana afite imyaka 7. Imyaka 7. Ubu ufite ingahe? Imyaka 23. 23? Yego. Yego. Umwana wa mbere angana gute? Afite imyaka 9. Imyaka 9. Ese nguko iyo ubyariye mu muhanda, nk'umuntu muba mwarabyaranye agufasha iki? Nta kintu amfasha, njye yambwiye yuko atabyara abakobwa. Ntabwo ngo abyara abakobwa? N'uyu ndi kubona ko ari umukobwa, n'umukuru nawe n'umukobwa? Yego. Umuntu mwabyaranye se nawe yari ari mu buzima bw'umuhanda, cyangwa ni wowe wabwisanzemo, hanyuma wenda ushukwa n'undi muntu uri mu buzima busanzwe aguteye inda arakwihakana? Njye nakoraga akazi ko mu rugo. Wakoraga akazi ko mu rugo? Aranjyana kwa mushiki we, abeshya mushiki we ko azanye umukozi, tukajya turyamana bwihishwa. Mukajya muryamana rwihishwa? Igihe kigeze nerinda rero mushiki we abwira umuhungu we ko atagomba kubyihanganira, ahita anyirukana. Umuhungu aravuga ati ntabwo wamwirukankana mu ijoro. Aramubwira ati njyewe ntabwo wakwirukana umuntu mu ijoro kubera ko asamye inda, ahubwo
reka njye kumukodeshereje inzu. Umuhungu twagiye tuba ku Gisozi, tumaze kubana ku Gisozi inda iravuka nabyariye mu nzu. Mu nzu iyo ngiyo mwabagamo? Umuhungu ahita yigendera agusigamo. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Nari maze kuzuza imyaka 12. 12? Washatse umugabo ufite imyaka 12? Byari byagenze gute se? Yari yagukuye mu buzima bw'umuhanda mujya kubana? Yego. Arangije turagenda, ndabyara, amaze kubyara sinajya kwa muganga. Umuhungu baramubwira ngo nabyariye mu nzu, araza, amaze kuza arambwira ati uri umugore ariko njye ndacyari umusore. Umuhungu wese yigendera, nanjye mpita nizera mu muhanda. Arigendera araguta? Yego, umwana wanjye nkajya amurerera mu muhanda arakura. Amaze gukura banjyana i Gitagata. Gitagata nigaho ibintu byo gusuka, baranyura ngaruka mu muhanda. Ngarutse mu muhanda rero mpita nsama inda y'uyu mwana. Banjyana kwa masera. Kwa masera nabo baramfasha, bamfashe. Kwa masera ni dino vuriro tuvuyeho haruguru bari mwajyanyeho mugenzi wanyu? Wapi, ni ibigo bifasha imbobo nyine. Baramfashije nyine ndabyara, amaze kubyara bamereza n'ubufasha, bamaze kumereza ubufasha bankodeshereza Kayonza. Kayonza kwa uyu mwana arwaye amara. Ngiye kumujyana kwa muganga mbura ubwesho, mpita nongera nigarukira mu muhanda n'ibikoresho mbita mu nzu. Uyu mwana angana ate? Ntabwo turi bumushyire muri kamera kubera ko ntabwo byemewe kugaragaza abana. Afite umwaka. Afite umwaka wonyine? Kubaho mu buzima bw'umuhanda udafite ahantu uba ubana n'umwana, umuryamisha he? Baraza ku rubaraza nk'uko nguko no mu bose yaba yakinze, maze nkahita nsasa nkaryama n'abana banjye bagasinzira. Abandi njya numva ko barara muri za ruhurura, wowe ujya ku ibaraza ry'abaturanyi? Kako njye mfite abana ntabwo nabajyana muri ruhurura kugira ngo amazi atabatembana. Baraza ku ruhurura cyangwa baraza kuri mazi, imvura yagwa nkirukanka ajya kubugamisha. Umwana mukuru ufite imyaka 9 nawe mubana mu buzima bw'umuhanda? Yego. Ntago ujya ubona wenda nk'inkunga se ivuye kuri leta cyangwa se umuntu runaka akaba yavuga ati zana umwana mugufasha? Nabo tujya ngo turababahaye bahita badufunga. Murababahaye kandi bakabafunga? Nk'ejo bundi ku murenge baratubwiye ngo bagiye kudufasha, baduhe imyambaro, baduhe n'imyenda. Tugezeyo batuguriye amandazi, bahita badufunga tujyana i Gikondo. Navuye ejo bundi. Wari uri kumwe n'umwana wawe? Ndi kumwe n'abana banjye 2. Bose barabatwara? Yego. Aho ugiye se muba muri kumwe ko wenda yo haje nka za modoka z'imitekano zita zifata abo zireba, ahantu ugiye hose umwana wawe muba muri kumwe? Cyane. Wa undi mukuru se ko mutari kumwe ubu ngubu? Nuko nabanje kujyana mugenzi wanjye asigaye kuri mazi. Ubundi uyu mugenzi wawe yarwaye ate? Tumujyanye kwa muganga batubwiye ko arwaye infection. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ibituruka ku mwanda bitewe n'amazi twoga nyine. Amazi mwoga nayo munywa nayo mushobora kuba mwakoresha ibindi bintu bitandukanye. Ese ubundi ko basanze wenda arwaye izo infection, iyo mugenzi wanyu arwaye arwara ate? Nimwitaho ko umurwayi bakeneye uburyo bw'imirire ava hati yo mwebwe hagize umuntu umwe urwara abaho? Nanjye kwa ko ndi umuntu mukuru, bose muri singiye mukuru barimo bose baranduta, ariko iyo usanze ni njye ufite akenge. Nk'ubu ndyamye narose inzozi mbi duta ko muri twebwe hari umuntu wapfuye. Nakangutse mbasha kuba navuga ati mugenzi wacu tumujyane kwa muganga. Nabyutse navuga ati nubwo twese turi imbobo reke dufate tineri tugende kwa muganga tube twamuvuza. Twazamutse nyine abagenzi bacu batanya gucika intege, wowe ngo wamuteye inda, ngo ngo yamuteye inda. Nanjye akubwira ati mwe mwiciro umuntu urubanza ngo asamye inda atarayisamye. Twamujyanye baramuvuza, cyokora nta mafaranga baduciye. Tumaze kumuvuza baduha n'imiti. Rero natwe duse duhura namwe. Bagenzi banyu bavugaga ko ashobora kuba yarasamye. Hari n'uwo numvaga ruguru hano muri kumuserereza ngo agize amahirwe ngo asanze ngo adatwite. Ese iyo mubana mu buzima bwo mu muhanda bivuze ngo murararana ahantu hamwe mukaba mwanasambana? Bitewe n'abajeni baba bahari, njye ntabwo naburara ndeba umukobwa afite ibiceri be namwima. Wapi, ntabwo wamwima? ntabwo namwima. Yego.
nk'uyu mugenzi wawe avuye nko gusyaga wenda afite nk'igihumbi ntago wamwima wamwihera. ntabwo namwima afite ibiceri. Reka tuhite tunamujyaho. Bite amakuru? Turakugarukaho ntugende. neza. Wowe witwa nde? Uzashima Musa. Inde? Uzashima Musa. Uzamurijwe. Turi kukubona Uzashima Musa. Shima Musa ni iki? Uzashima Musa. Uri kuvuga umusa. Uzayishima. Turi kukubona aka gatineri mugenzi wawe yarabikomojeho ariko ntabwo abisobanuye neza. Aka gatineri nk'iyo ugafite kagufasha iki? Kamfasha kugabanya stress zo mu mutwe. Stress ziragabanuka. Koko se ubundi izi ngizi tuzizi ku bantu bajya kufura imyenda ariko wowe ngo kagufasha kugabanya stress. Bari barimo baguserereza ngo uriya mukobwa ngo warurwaye ngo hari ukuntu ngo mujya mwiretana bavuga ko rwose ushobora no kuba waramuteye inda. Wabikize? Umukobwa ndamukunda kandi niyo naba narayimuteye nayirera. Wayirera? Nayirera. Wayireresha iki? Wayireresha iki? Wayireresha iki? Njyewe njya gukora saa 9 kwa Mutangana. Ukakora iki? Bakora imizigo nkora ingorofani ibintu nk'ibyo. Yego. Muri Hinduka. Ugereranyije nko ku munsi ukorera nk'amafaranga angahe twumve niba wabasha kurera ino nda koko? Nkorera 3,000. 3,000 ukabibona? Ndabibona. Yego. Ubimaze iki rero? Ubimaze iki? Ndayarya andi nakagura motineri. Aka gatineri kagura ngahe? Wenda ugiye kugura tineri ugura nk'yangahe? 1,000. Ibigera nkahe ugereranyije? Kaba kuzuye? Ukagakoresha nk'iminsi ngahe? Umunsi urumwe agakoresha nk'iminsi 3. Kagashira kose. Hanyuma utuntu tw'udustress tukagabanuka. Uza i Kigali waruvuye he? Kavukire yawe ni? Ku cya kane. Ku cya kane ni he? Kuri Yanzu komeje kuri Yanzu. Kuri Yanzu ntago mazi. Ku cya kane nyine ukomeje kuri Yanza. Kuri Yanza. Mu kahe karere? Ka Gasabo. Gasabo. Urumva n'ubundi umunya Kigali. Niki cyatumye rero uza mu buzima bw'umuhanda kandi urumva ko n'ubundi wowe utuye muri Kigali ariko wahise uvuga uti ndajya mu buzima bw'umuhanda nange gusubira mu rugo. Byagenze gute icyo gihe uza mu buzima bwo mu muhanda? Ikintu cyabiteye ni ukubaho nabi. Ukubaho nabi byaranzemo ndavuga nakoraga umusirikare bita bamwitaga Afande. Yego, Afande Claude. Biranga ndavuga ati reka njye guhiga ubundi buzima ndaza njya gukora igikarane biranga. Igikarane maje kugikora biranga njya kuba marine ndongera ndagaruka ubu ndongera nyisubiramo igikarane n'ubundi icyo nasubiyemo ndongera nyisubiramo n'ubundi icyo nkora ariko ndagenda nakagikora nagasyaga nakaryama muri rigori nakagenda. Watubwiye yuko ushobora kuba wakorera 3,000. Umuntu ufite ubushobozi bwo gukorera 3,000 birashoboka yuko yanakikodeshereza inzu. Kubera iki udashaka nk'akazu kadahenze wenda ngaba ariko uzajya uraramo ukemera kujya mu buzima bw'umuhanda? Nuko impamvu natayishaka iyo nzu nuko nadafite aho nayibona iyo nzu ariko nyibonye n'amafaranga nyafite ku mufuka ayo nyabonye ndayarya ariko nyibonye nayikodesha nakayibamo. Wigeze washaka se kuba wenda wagira uwo muhati wo gushaka inzu hanyuma ugasanga ayo mafaranga menshi cyangwa kugeza ubigerageza? Narabigerageje ariko biranga. Turongera tukugaruka nk'umuntu umwe. Reka dusubire kuri uno mumama cyangwa reka tuvuge nguyu. Reka tumusuze byonyine. Uraho? Yego. Urumva umeze ute? Umutwe uri kunyana mu muhogo. Kambara gufite. Ubundi ufatwa wafashwe gute? Arabanje ndwara malariya, nkazaza ndwara umutwe, nkazaza ngira umuriro nijoro. Wowe uza mu muhanda wari uvuye hehe? Iwanyu bwite kavukire?
muri Kicukiro. Kicukiro nawe ni i Kigali. Ufite ababyeyi? Urabafite. Ubu se wigeze ushaka kubabwira ko urwaye ngo wumve niba bashobora kuba bakwitaho? Nk'ubu urarwaye, nta bantu ufite bo kukwitaho, ntabwo wajya mu rugo ngo abe ariho urwarira wenda uzagarukeyo nyuma? Ngira papa gusa. Ugira papa gusa? Papa wawe akora iki? Umukarani. Umukarani. Akorera hano Nyabugogo nawe? Akorera he? Mu Kigarama. Mu Kigarama. Hari nimero za telefone se ugira za papa wawe? Uheruka mu rugo ryari? Ejo bundi nagiyeyo. Wari wagiyeyo ugiye kubasura? Njyayo. Iyo ugiye kubasura. Ariko barabizi kuba mu muhanda. Iyo papa wawe se wenda muganiriye ukamubwira ko mu buzima bw'umuhanda, hari nibura ajya akubwira ati ubuzima buvemo, cyangwa arakwihorera? Arambwira ati nimbona mfite igitekerezo cyo kubuvamo nzabivemo, ngiye kwicara mu rugo burundu, mbona nta gitekerezo mfite nzabyihorere, nzijyana igihe nzabishakira. Uba wumva ari nk'iki kintu cyagukura mu buzima bw'umuhanda uramutse ukibonye? Ni nk'iki kintu wumva ushaka ukavuga uti iki kintu kiramutse kibonetse ubuzima bw'umuhanda nabuvamo? Yewe mwaba muretse mukazambaza ikindi gihe. Ntacyo, tukwifurije gukira, tuzagaruka turebe niba warakize, sibyo? Rwari ubikira? Turongeye tukugarutseho, tugiye gusoza ariko ntabwo nagutinda. Ni iki kintu wumva ukeneye gishobora kuba cyagukura mu buzima bw'umuhanda mu gihe waba ukibonye? Ni ukuva hanze nkashaka aho kuba. Aho kuba? Yego. Ubonye aho kuba wavamo? Yego. Ubundi mu buzima bw'umuhanda ukora iki kigutunga kikagutungira n'abana bawe babiri? Ndasaba. Urasaba? Ujya ku muhanda ugasaba? Ntabwo nsaba. Ndagenda nkahura n'abanyanyama nkavuga ati mwampaye 100. Iyo barinyimye nyine ndaryama ngasinzira. None se ubwo ushobora kuryama umunsi umwe ukaryama 2 nta kintu urarya? Ndagenda nkajya kwa Mutankana nkajya gushaka ibyo kurya. Byabi mandere nabiba byatakaye hasi nkabitoragura, nkabifata. Iyo nayo byatakaye hasi ndabifata nkabihereza abana banjye bakarya. None se buriya biriya bintu ko abantu benshi baba bavuga yuko bishobora kuba byaraboze, nta ngaruka bijya bibagiraho? Ntabwo byo tubizi, twebwe turarya, hari indi Mana. Muririra gusa? Yego. Ubundi Imana nayo igakora akazi kayo. Abana bawe babiri ukabatunga, ubatunze gutyo? Yego. Nka leta ni iki kintu wenda ishobora kuba igufasha ko nkawe nk'umuntu ufite abana babiri, uko byagenda kose nk'ahantu muba abayobozi bashobora kuba bakuzi, nta kintu bajya bashaka kugufashaho na kimwe? Nta kintu bamfasha, cyo bamemba ni ukumfunga. No kugufunga. Ni iki kintu usaba noneho rero? Cyo nsaba nuko nabona aho ndyamisha abana banjye babiri. Ubuyobozi? N'ubuyobozi nabwo burimo bukamfasha. Njye mfite amaboko yanjye abenze gukora. Nawe mfite ikibanza, naragendaga ngacuruza ngakora. Mfite ijya gukora nagaburira abana banjye babiri. Mfite naho ngora mangana na polisi ntabwo bishoboye. Ese wenda tugiye nko kuri papa w'uyu mwana mutoya, uramuzi cyangwa ni kwa kundi ushobora kuba waragiye uryamana n'abantu ntumenye umuntu waguteye? Ndamuzi ko yaratashye. Yatashye he? Aba mu ntara. Kandi nta nimero cyangwa ujya umuhamagara wenda ariko ntashake kugufasha? Twaravuganaga ko phone yanjye barayinyibye. Hanyuma papa w'umwana mukuru we mujya muvugana cyangwa byarangiriye? Acuruza mu gifu yo ko yarambwiye kugira ngo amibice no kubanza kumujwega mu mashingo. Afite abandi bagore yarambwiye ati reka reka. Cye ntago byavamo, usabanze uze tujye gupimishanya nawe n'umwana, dore ko umwana ari uwanjye. Kandi afite ubushobozi? Arabufite.
ni iki kintu we umusaba usibye ko yakubwiye ngo uzaze mujye gupimisha umwana, ni iki kintu umusaba? Namusabye ko umwana wanjye yakwiga, yabona aho kuba akava mu muhanda. Ku mwana wawe w'imyaka 9 aba mu muhanda, ntabwo yigeze akandagira mu ishuri na rimwe? Yakandagiye mu ishuri muri garidiyene yonyine. yego. Ubundi ahita yivamo. Yego. Ubu ngubu ari he we tutamubonye? Ari kuri Mazi. Yagiye guhiga nawe? Ari kuri Mazi kuko nakubwiye ko twaje kuvuza mugenzi wacu. Nari namusigiye imyenda, ndamubwira ati we Bella, reba iyo myenda ndaje njye kuvuza Api. Tubanze tumwiteho, ntabwo twaba mu muhanda ngo turyamane n'umuntu urembye hato yapfa, gusa nitwe tubizize. Kuko rero tumuzana imyenda isigara. Okay, tujya tugira abantu bajye bagira umutima mwiza wo gufasha, nihagira ubufasha runaka. Ugira nimero ya telefone? Oya. Okay, nihagira ubufasha runaka buba bwaboneka, abantu badukurikira ndabizi ko mugira umutima mwiza, muzabuzane tubishyikirize no mudamu, twongere tumubereke. Arimo aravuga ati ndamutse mbonye umuntu wankura mu buzima bw'umuhanda akanshakira inzu, ubuzima nabuvamo. Ese ujya ugerageza kuba wakora ikede? Kede nagikoze rimwe. Umva kirakomeye ntabwo wagishobora? Nagikoze rimwe mba mu nzu, ariko mba mu nzu nagikora. Burya ikintu cyose cyagutungira umwana wagikora. Turagushimiye cyane. Ubwo nibyo nari ndi kukubwira ngo turamutse tugize ubufasha runaka twabona, twagaruka tukabukugezaho, tukabyereka abanyarwanda yuko ubuzima bwawe buri kugenda buhinduka, kandi n'abandi twifuza yuko bahindurirwa ubuzima, kubera yuko abangaba nibo Rwanda rw'ejo. Umwana w'imyaka 23 ntabwo nkupfobeje, ariko uba ukiri mutoya, uba ufite kuba wazavamo ibintu byinshi cyane. Turabashimiye cyane rero, mwibuke gukora ya subscribe, urayikinge, hanyuma utere na comment. Nibwo bufasha ngiye nkwaka bwanjye, nta kindi ngusaba. Uyu nguyu ikintu akeneye ni ubufasha bwerekeranye n'amafaranga n'ibyo kurya n'ahantu ashobora kuba yaba. Niba rero hari ikintu ufite niyo cyaba gikeya, ushobora kuba wamufasha, hanyuma ubuzima bukenderera, kandi Imana ibiguheramo umugisha. Ibyo wari ufite ugasanga biri kugenda byaguka gake gake, utazi aho biva, kumbe ni imigisha wagiye ukorera. Imana ikurinde. Ciao ciao.